wese umwiza ngo Imana ni ihitamo kumuguha ngiye ntacyo nshinja Imana ayishura umugore mwiza kandi n'abazamukunda bose mwiriwe muyobo umuntu abagitangira gutera imitoma umugore we namwe ntabwo nje nanjye kubicira imitoma narimo kumubwira ko ari umugore n'imitoma mwubahiriza gahunda za leta hari umuntu wanze gutorara twaratuye rwose David tuziranye cyane sibyo muzi cyane uza gusaba serivisi nyinshi mu buyobozi ariko nicyo mumaze buriya iyo umuntu abakeneye ariko ntabwo uri umuturage wo gushimwa mu kagari umuturage wubashye umuryango wose umuturage wishyura umutekano umuturage wishyura ibishingwe umuturage udakodesha nyuma y'ibyo byose rero hari ibikorwa rusange tuba tugomba guhuriramo nk'abaturage b'igihugu dufite kugiteza imbere siyo matora nari mu bantu bamamaza by'umugandurizamo kandi nicyo uragira ngo nzabwire abantu uyu mugabo najya agera hano cyangwa iyi famiye yose ntimukamuhe serivisi kubera ko utitabira ibikorwa bya leta bidafite ikintu byica muri gahunda zawe umuyobo wenda undi ni ngombwa ngo umuryango ujye uza mu muganda twese cyangwa agomba kuza umwe mu rugo muretse no twese dusigura uko tuze mu muganda ko uzakenera kuki se ukenera serivisi we ku giti cyawe kuki abantu bajya gufata isuka akajya mu muganda basigara mu rugo cyangwa yabatabonetse akaba ari ingengeri urakoze nanjye ngo ugiye ntabwo umuryango we kare ku rugo rwose umuyobo reka tukubwire natwe ibitekerezo byacu nk'uko ubona umuryango utifata wose ngo ujye gusura umuntu kwa muganga urwaye hari abasigara mu rugo kuko n'umuganga byakabaye kandi ikindi kintu mbona leta mwakabaye mureba neza mukacunga nuko buriya umuganda uhera ku mubiri w'umuntu no mu rugo ijya kurisha gihera ye mu rugo ejo bundi naje mu muganda muyobo ntukavuge wagira ngo ntabwo tugeze tuza mu muganda nsanga umugabo ari mu muhanda cyangwa warahanyuze ugenda nibwo buryo raporo zose mba nzifite urakoze cyane ariko naragize usanga uriya John yari arimo gutema hariya kwa kundi bakupakupa afite inshako aziruta ikigunda arimo gutema nubwo n'abantu badahera ku mibiri yabo ngo bakore isuku umuganda ubundi wakabiwera nimba ari n'umubiri ukawuconga hanyuma ukajya gukora ibyo se bihuriye no kuba wafata igihe cy'umuganda ukagisimbuza ibintu ukora amasegonda cyangwa mu muhanda we ku mubiri nta suka afite ibyo kubikora ni iminota ntabwo byakwica kujya mu muganda na mu gitondo se ngo ageze mu muganda banje no kuza afite isuku ahubwo twagashyizeho umuganda w'umubiri wa rusange niba hari n'abantu batagira isuku tukawuhuriza hamwe bakabikora wenda mushobora kuba muri kunsubiza gutyo ko tuziranye muri umuryango w'inshuti y'umuryango wanjye sibyo mu buzima busanzwe nta mande ndabaca sibyo kandi abandi bacibwa amande nje kubaburira no kubagira inama sibyo indi nshuro muzasiba umuganda rero nta yindi mvugano zose zabaca ako muyobozi reka mubwije we Nyaxo Bitabye petit frère bimeze neza ntabwo ugihinduriye imyenda gahunda nje kukuzanira urazibiragenda nje niyo nahantu ngiye sinanuka niko abasore tubaye ubundi abasore we nande kandi Nyaxo rikamubwiza ukuri uwo mwanda we niwe watumye mvanga ndagenda we ntabwo ari umwanda wakukuye aha imodoka niyo yagukuye aha ceka andi makuru bimeze bite nagira wowe rwose ubunga nk'amahirwe make wasanga ari cyo wabonye buriya reka mubwize ukuri ibi bintu kwisabira ukama n'umwana uzabyara rwose azaba meza cya n'ujye uguma hamwe ni nk'umurizo wa rya tungo navuze ariko riryo rero ahubwo amakuru namenya yawe petit frère reka nkubaza akabazo ese nakubwiye ko Muyomba yavuye i Bugande Muyomba hari sari yararyamye yavuye i Bugande rwose azanye amashiringi na sida ni sida pe n'undi kiriya cyana ngiye sinyikunda dore ko kiriya kipeti buriya kiba kije kukubara imitungo datasi kugira ngo usare urundi rukundo akibenge ibenge nani ariko rero reka mubwize ukuri imitungo ukomeje kurya imitungo nta mitungo sinye nizera ko uriya musaza yikoreye gusa nimo niyo nyanganyije cyane birakureba dore ko ari nawe wakataga urabyibuka nashaka aba yarakataga akaniha Nyaxo ibyo ntabwo biba bikureba mpfa kuba w'umutungo uhari niyo mpamvu gutazatera imbere uguma mu bintu bimwe reka mubwize ukuri hano kubona hano nta biryo nta mazi nta kintu na kimwe ikintu geri ni twebwe rero ngo washaka kugira niyi siga ndushinda we yego Yesu nda komeza kunyagaza Nyaxo zigarurye ibikino ari kuvuga ngo nani ibiryo bihari
ahubwo njye nayo nzi ko nyine hano hari ikintu cyo kurya gihari. Nta kintu gihari rwose ubu inzara iri kunsya. Ariko hari option mfite kandi twese iribuza kutunyura. Kagiye muri umuntu wo kwibara ndabona ufite. Urumva wabura ibyo kurya ubizi neza ko dufite sister washatse kandi amanywa n'ijoro bagomba kurya. Buriya rero iyo uvuze sister ntekereza ko ari akagabo ke. Akagabo ariko ibyo ngibyo bivuze iki? Yego ubushize nagiyeyo natahanye nuko buriya ntakuramo ariko hano hariho. Nuko ari wowe njye buriya kari akagabo njye nta kintu kajya kambwira kararya kari amavide. Uzabaza njye hari n'igihe ngenda nkasanga kamanitse amaguru mu ntebe nkahita nkomeza mitira mu gikoni mwarura ibiryo nkahita mpfundura nuko ngira ubwoba mwaza nkwa. Erega ubundi umuntu wese umweretse ko umutinya nawe aragukanga aranakwifatira. Aranakwifatira. Uyu mwaka rero ugomba guhindura izo mayisi. Ariko rero ibyo bintu nzambikora turi kumwe kubera kurumva njyewe niba yara Nyaxo njye ngugira inama. Uyu mwaka tangirana ingamba yo kuba Nyaxo wa nyawe kandi Nyaxo w'igitinyo ku buryo Nyaxo wowe uzajya ugenda nawe ukamwereka ko nta mikino ufite navuga ushaka no kwita ku buryo nyine wereka umuntu kumukanze. Yego ku buryo bw'ijisho. Yego ibyo nawe agira ubwo mwana rwana. Uzi njyewe ibyo binari byo. Ngenda imitira mu gikoni narura inzara ikabinyica ngahita afungura frigo ngakuramo henikeni ngapfunguza iryinyo nkagaruka muri salo. Rero nibikunanira ngenda bigukorera ahubwo tugende se. Hari ikibazo se twagenda nta kibazo. Amahoro iyi mbwa wogarutsanuje kuri yari yadusuye akosha muyo. Uziko insina ngufi koko ngicibwa amakoma. Uziko kuva najya mu muganda wanyu ntarabona bano bagabo bo muri bipangu batwara mu modoka bari mu muganda kandi nibo bakeneye kuyakora. Cyane baduca mu duhanda dutoya tutakorwamo n'umuganda. Duca muri ko hatagira n'itara. Ariko urabakora mu muganda ni imodoka tugira. Babagiye mu kazi twebwe nta kazi tugira none. Ntabwo icyo ari cyo gisobanuro. Nsubiza impamvu batajya baza mu muganda. Mwumvise akantu mbabwiye uretse mwumvise ko mbabwiye ko abandi bacibwa amande. Tunari tuzayaca nta kibazo ntitutazi. Hanyuma ubaka kanya nakabaye mbaca 1010 umwe 5 ndi 5. Ubwo mubimenye n'icyo gihe nimutaza. Nose ko utadusubizaho icyo kibazo tukubajije. Icyo kibazo gihari imodoka wenda kanya ntuyifite sibyo ariko uzayigura. Ndikuvuga abo bagabo bafite imodoka batajya baza ngo dukorane umuganda nabo kaduturanye cyangwa tunya gukomanga ibipangu nako Abanyarwanda ntabwo ari ngombwa ko uza mu muganda naje kugukomangira. Mwese muri abatu ko nyine abo bantu utajya ubibutsa sasa kutajya ubageraho ngo baze mwese itangazo ribagereraho rimwe bakishyura amande kuko badafite umwanya. Banza wumve sibyo ntabwo gukora umuganda ari ukuvuga ngo turagukoreshaho igitugu. Turabikumenyesha nk'umuturage ushaka kubaho neza mu gihugu gifite umutekano gitera imbere sibyo. Iyo utabyubahirije ucibwa amande. Nyuma yaho ukomeje kubyanga byose ucibwa amande we wishimiye gutanga amande unashyirirwaho ibindi bihano bikomeye. Ntago bikigezweho kwirirwa mushishikariza hanyuma umuganda n'urubyiruko rwose muyobozi urumva akora uvuga ngo nje n'uyu watwishyuza 10,000 reka tubibare 5 ko na leta tubona ko turi umuntu umwe twarasezeranye turi umuntu umwe. Rero muyobozi ntiwigore natwe ibyo 5 twabishaka bagashaka. Mva mbabwire mva nkubwire sibyo akanya wambaye ikote yambaye ishati bivuze ko muri babiri ni nayo mpamvu muzajya mucibwa amande byose. Twasezeranye ivanga mutunga umuryango n'umwe n'ibyo na certificate ibihamira hari iyo certificate si hari madame Mavide ufite imyaka runaka afitiye muri babiri muzajya mucibwa buri wese amande ku giti cye. Nuza buretse wumve nuza ntazi azacibwa amande muyobo nta cyo yanje kandi nuko bibamenyesha ntabwo nzongera kubabwira. Tuzatuza mu Buganda pe umuyobozi mushuti none amubana igihe Uganda itagirangira ariko nayo imaze kungera hano nta no kuza unasuhuza n'abantu usanze uri kuza umbaza ibyo nje gukora. Hasi kwa data wavuze ko wagiye kwibana ugarutse kugomesha imbwa se nayo ngo no sorry ugarutse kugumisha uyu nguyu se nawe rero muyomba uje kumukura no muri make. Niba ari ayo mahano uvanye i Buganda ndagusubizayo shishi itabona umuntu aramutegera kati nagusuhuza naki urategera nde nani iki gitekerezo cye ariko naga nicyo bivuze rwose mwihanganire ndabona bundeba nabi. Hari ibintu sinzi ikinyamupfura mufite mu gikora urumva mu bindi bihugu umuntu yari mukuru uri mukuru bari umuntu abaye katari ibindi bihugu urimo
wibuka ahantu uri. ako kantu gashyiremo ibindi Ngiye muri gusubiza ninjye uri gusubiza buriya n'indirimbo z'ibihugu ntabwo zisa n'amadarapo ntasa rero n'imico ntiyasa buriya reka mbwire sha wowe muyomba ariko nawe sha oya ariko njye nanamukanga uyu nguyu muyomba ni icyago cyatujemo buriya ikintu kijya kinzitira nagitekerezaho ni ukuri amaraso ya data wa mushenzi iyo uza kuba warabyawe na mama mba naragusubije aho waturutse buriya rero kamubwiza ukuri abantu nk'aba anakurumye igenda gake cyane ko naguhaye amakuru sida yavanye imbarara sida niwe uyivuze buriya Nyaxo ujye ubeshya mwari muri kuganiraho njye mwari muri kuganiraho ngo navanye ikimbaraga na mani yatsinze twayiganira ubu ni wowe muntu twakwicara tukaganiraho kwe niyo amagambo ya Puisa aba yitekereza ibindi bintu Petit frère bishaka kumbwira ko mfite amagambo niyo amagambo naho ubundi biyo wavuze ko arwaye sida birumvikana dore niyo mpamvu n'uru hari ahantu twari tugiye ubwo turasubira sibyo tugende tararakara abantu bibikaraba arakara se njye yankanga mu vano se mwisakuriza nifitine we nta kibazo aba namusubiza mbarara byita imikino yabundi sister tugende iminsi itakigira ikinyabupfura mwuka byara ako se mada nta kuntu wareba ukuntu uzana ikintu cyo kurya ko numva n'inzoka itangiye gucurama igifu gitangiye gusya amoya yacyo inzara usigaye ugira nayo muraho meze bite muraho mushiki wanjye umeze ute bofre umeze ute amahoro oya no bofre no kugusuhuza amahoro Petit frère urahagarara hose ni sawa nta kibazo ngenda guma hano nta kibazo ngenda guma hano ariko ni amahoro uko buriya nanze no kubivuga cyagiye tumenyana tunakora ubukwe ariko mweru na muhima ni iwanyu reba inzobere igikara wagira ngo baramukaranze mama ari inzobe papa ari igikara ariko bisanzwe burangiye Petit frère yakurikije mama waburangiye njye nabayeho nabi cyane rwose ntubona Petit frère usebya mu Petit frère muryango ntukajye ubeshya nawe nawe si neza cyane ariko rwose Petit frère niwe mama yahaye ibere niwavuye ku ibere ufite imyaka 8 ukabona yarabaye igikuru kandi urumva ufite imyaka 16 ubwo urumva yonse icya kabiri cy'imyaka ye ariko Petit frère nawe wari ukabije aya masaha mutuzindukiye rwose uru rugo ndakubwiza ukuri rurahumura we urahumura cyane imirire ibiryo nese ubudugo nizere ko mutarani kandi umva ibiryo biri kuhumura gwiki ntabwo turari ako none umada urimo uragenda usaza ntabwo muri akanya umuntu amaze kurya urubyirugiwe neza areka ntabwo kubavuga mukirwanamo se iminwa ya sister yacu yariye turabira ibiryo byishije none aha twariye ryari ahubwo wowe usigaye urwara indwara yo kubirya cyangwa ni amapera ariye akaba arimo aribyitiranye byashoboye urwenya rw'abavandimwe neka kubivangamo ariko kurya ko twariye ubwo hari uburyo abavandimwe baganira ubwo nimbarata yariye njye ntabwo ndari oya buriya mushiki wese wacu anagira uburyo aryamo wamuganye iyi bofre buriya wagize amahirwe uza mu muryango ugukunda ubu twagufashe nka grand nagira frère ngo wacu bamenyeshe ko natetse ibiryo biryoshye kuko nari nzi ko muri buze hano wajyana n'imbizi ye bawo birahumura oya ntabwo twaguhamagara reka yaga ni aho iwacu utuye hano turisanga neza twayoboza ahantu tuzi kandi buriya reka mubwize ukuri hari akantu mubeshye kumukunda tubivuga hari naho ubundi udahari turagutarama ntabwo mubunda oya bofre niwe yakora bizi ko Nyaxo atebya nimba atari ibanga abasore si banduta bose mayiro Oya, byaragiye nuko bagabanya imyaka reba uyu mutwe wagira wabyumvishe ko asigaye yibagirwa asigaye itayishe urumva iyo ariko ugiye rero gusinya bofre ntushake kuzana ibintu byo kunsebereza umutwe kunsebya umutwe dore mfite umutwe nk'uwa data ubwo ushatse gutuka soba ariko amazi abahe ko numva ugiye gukora iki ntigiye kwihagarika asundi iyi nzu ntabwo muyizi mwewe kuko muri kumbaza ibiryo mwabyiha ibintu byose mwabyamo mumbaza iki madame uretse gato tujye tujyana noneho buri kintu kijyanye no guteka sister bikunda kubi kandi ateka ibiryo bihumura Abizi ate? abizi neza shaho nimudahaga mugenda mugabanya amerwe si byose oya ntabwo twabiteka uwari wenda batekera nta mpamvu yo iyi turasangira wenda na bofre cyangwa bofre niba yahaze we ntabwo ari buryo ubwo n'ibya bofre niba bofre akubwiye ko yariye Yariye. ubwo mugana afite ukuntu yariye sibyo ibiryo byo turafata nyoko ku matama uranyagaza unyagaza nyoko bukwe kandi umusore arimo aramfata rero grand frère bishaka kuza kurengera kurengera azana ibiryo ati rwose yariye yariye azana ibiryo burya ko twariye reka kuvuga ngo nariye njye ntabwo ndarya she madame Ariko- reka rwose nkubwire ntuzagire ngo hari n'ukuntu umuryango ucika hari ikindi uzize ibi ngibi byo kwisanzura
ba petit frère bakaza mu rugo uko bashatse ubuse basanze nkuri ayo ni amakosa rwose hanze ku mugaragaro hejuru gute ubundi se niyo yamujya hejuru si umudamu wawe niwe wamukoye ikindi abase ko bazi n'ubusa bwanjye kandi ubusa bw'umugabo burasa ko nta mugabo twe twumva ngo waciye ya systeme sibyo nta mugabo waciye systeme nk'uko bivuze ariko ntabwo nakifuje yuko mubona izi biswi zanjye ndi hejuru ariko saba n'abana bo kudakomanga binjiye none se ubu bakomanze no sano nzi hanze none se ko baje badutera reka ikindi mbabazi wanjye ako Nyaxo urumva nta biryo hari ibiryo bishirira cara kicara nawe beshya nawe nahishije byavuye nangize Nyaxo nanjye kohereza mu gikoni ngo urebe ma uya bireke reka twumvikane mwa basore nimujya muza no gusura umuntu muke mugerageza amasaha yisumbuye kuraya ikindi buriya kimwe mu bintu byagushwanisha n'umuryango w'umugore wawe ni ukumwita amazina ye tumenya rwose ko uzajya umwita aya mazina nta muntu uri kumwita usunza mwita Yisha nawe umwita Yisha ubwo tuzadutandukanye wamwita Sharise ufite ibiryi wagira ngo ni inzoka zo mu nda kandi nyine ariyo mpamvu wakagombye kujya umwita sheri wawe wongera unkoreho none yabigize akamenyero Imana nyakazagira ngo ni icebe ry'inka ntabwo rwose reka nkubwize ukuri umuryango ugiye ukanagira mu rugo rw'umuntu washatse ko atari ikibazo cy'ibiryo kiri hano ariko icyo ntabwo ari ikibazo ni abantu bavogera urugo rwabo ariko uba ntabwo ari abavandimwe banjye kuba ari abavandimwe n'abavandimwe wowe mu biwanyu ntabwo bazi batanampamagaye baraneguza wowe hama ngiye kuki bataneguza njyewe ubundi nyiri urugo ubundi ngana ntiwagabura abashiki bawe ntiwabasasira tubanze tugende tuganireho rwose umva ndaje ratambaga ntacyo genda twebwe se ko nta kibazo ibyo by'ibiryo byo ubundi igitekerezo maye nicyo mise mbyumva birahumwe rwose njye buriya nari mbizi ko n'ubundi aya masaha baba batarazi ni uko bofura bari gushaka kubeshya ikigaragara wabigize ngeze niko tumbwira gutya igitekerezo nziza mbere bivuze ko ari imbire nagize ngo ubuzi shatse twari kwita duserera rwose Nyaxo nari kuguseka ntabwo wari kubimuranamo rwose twumvikane urumva ntabwo umuntu azajya acunga amasaha yo kurya ageze ukabona isoko igiterane kije mu rugo kurya ibiryo bya hano urumva byaba ari abavandimwe bawe yaba ari iki ntabwo twebwe hano ari UN ngo turebere imfubyi cyangwa abakene n'abatishoboye reka reka ni gutya imiryango ikena bavuga ngo ni ku kivandimwe abantu bagakena neza bakabura n'urwara rwo kwishima kubera iki ngo umuvandimwe wanjye isi ni uko imeze abavandimwe turimo turatandukana turimo turarwana dupfuza urumva none ibiryo buriya n'umwana w'Imana yarabishyize urumva rero icyo nakubwira kandi by'ukuri tutiriwe tunashwana kuri umugore nk'undi urumva ntabwo ushaka ko ejo n'ejo bundi tuzahomba umuryango ugakena neza hejuru y'iki biriya bimasa by'iwanyu biza kurya hano ugiye kumfasha ugende uretse gato ahubwo hano twabuze ibiryo ku buryo usigaye urekaramo ibiryo umuntu w'umugabo umugabo se ntabwo afite uburenganzira uzi n'ujya wumva n'abakene buriya barakena bakabura n'ijana ariko ntabwo babura ibyo kurya bashaka kurya nabi ariko ibiryo nta ukeka sacu ko dukeneye ku buryo bari abahungu babuze ibyo kurya ahubwo nuko baje kunsura simba baje kunsura ndeke kubagaburira abahungu urabizi bava iwacu bariye banahaze pe bagira hano babaha ibiryo bakarya bajya ntariya hirya babaha ibiryo bakarya niko abasore mumeze nawe urizi hano ntibakariye rero hano ntibakariye bajye bamenya ko kubera iki basaza banjye waraseze umuryango wanjye ugomba isa ngomba kuba nagenda nkabagura n'icyo kunywa ku muhanda ariko bakananywa ubikore rwose kandi ntukore mu mafaranga y'umuryango ko twasezeranye ivangamutungo risesuye risesuye umutungo wawe niwo wanjye ariko ntabwo ari ngombwa ngo tusesagura mu muryango si ibyo biryo bishize ntabwo twateka n'ibindi none se suko turimo guhomba stoke yakamaze ukwezi ubwira amara iminsi ngahe 15 umunsi umwe bagiye kuri umunsi umwe bari abasore babigize akamenyero hakuno nimba rukora abavandimwe bawe urabyirengagiza kandi buri inzara y'umusore itandukanye n'iy'umukobwa bisa ngo n'abakobwa wenda mufite icyo mufana bo nabihanganire na buriya ngo ni prisa na karecha nk'umuhini ubura amasaka mva nawe inukira musaza wawe nyine ndimo nakumvisha itandukaniro ryabo ntabwo muzi zina neza ariko reka nkubwire basi jyune bavuga bagiye bareke kubona ko umugabo wanjye abari kubasuzugura bazavuga se umuryango umuntu twahaye umukobwa wacu aradusuzugura ubundi uri bofre nyabaki reka nkubaze barakumaye ngo bajye baboneraho baze baba barimo kwishyuza se n'umusore se barimo gutanga ku nyungu yuko bakuzanyana sheri baransuye kimwe nuko niwanyu baje kunsura nkabakira neza wari wabona nifite umushiya ku bantu mu biwanyu bari abasore noneho bacunga amasaha yo kurya ageze ngo pa abantu babiri abangaba aba abantu babiri ubu ntabwo ushaka kurera ntabwo warera imfubyi
iyo mfubyi nayirera se ninjye wayitegetse kuba imfubyi wiki ndere imfubyi ntabwo ushobora gufata abana hari ukabakura ku muhanda ukaza ukabarira uwo muhanda se ugasigaramo ubusa nawe uretse ukagira abawoka nuko rega umuntu akena avuga ngo nimara akorera umugisha ukazawutegereza ukazana imvi ukavuga ati ni mwijuru noneho iyo stoke ushobora kuyibura nta n'umuntu wagaburiye ari wowe wenyine urya gake ngewe nturye nturondereze umuceri nujya kugaga nibwo wenda umuntu yawutekera icyarimwe tukaburya nanjye ndabona ugiye kuzajya umbwira ngo ndye bikeya oya wowe uri umugore wanjye ariko ugenda ubwire basaza bawe urumva ubabwire ngo kandi mu kinyabupfura ubabwire ngo tugize gahunda itunguranye tugiye kugenda ubirukane duse nk'abagiye muri dushe koga umuntu arye reka basi bagaburire uyu munsi sinuri kubabwira ntibazagaburire mbabwire si babiri genda ubabwire rwose bagende ibiryo bihari turabirya saa sita na nimugoroba ntugasesagure kandi ngo erega nuko gazi ishira ugasanga umuntu arimo aragura gazi y'ibihumbi 10 na bingahe kubera iki ngo haje runaka ibintu ndabihaza genda ubabwire mu kinyabupfura nta nubwo ndibuvugana amagambo menshi sija no kubirukana ngo batabibona nabi wowe babyumva kandi ikindi n'ubutaha nimba tugiye kurya rwose dukinga kiriya gipangu dukinga ku buryo n'umuntu nanasona tubanza tukajya tukoza amasahani umuntu akamukingurira sonorienda kwimena ariko twakoze iki twariye ibintu byo gusiga igipangu gifunguye ugasanga umuyede imbwa na ziriya murebwe zirinjiye uya asubiye iwacu bapfuye ntabwo bari abana twabarera ntabwo twabaza nandi bajya he aho rero niho twatandukanye bari abasore ntabwo baza kuba muri uru rugo usenge n'iwanyu matazapfa nabashakira uburyo bajya muri gereza bakazajya barya iby'umuntu bakoze iki nyine kugira ngo babone uko babaho n'usi ubwo umuntu yarira bari abasore bakabaye bafite imiryango bari abasore baranduta nuko bagira bato ubu wowe urabona ungana na bari abana bahe uriya ngo ni twisa urabona atangana n'igikona kuba mureshya cyangwa gusumba nibyo bimugize buriya bwanwa se ni umutako wowe wagize ubwanwa ufite imyaka ingahe njyewe nanuje imyaka y'ubukuru kandi n'ubu urabona ko bukimera sheri rero ugiye ibyo bintu by'amatiku y'ibiryoshya ntabyo namenyeye mu muryango wacu turifashije pe murifashije bajye barya iwabo ntibakaze kurya hano twumvikane ugiye kugenda reka urabizi ukuntu iwacu baba bateka si kimwe n'uko njye natetse rero ujye ugenda ubatekere kuri stoke y'iwanyu tugende ubabwire ubirukane neza mu mahoro kandi bitagaragara ko ari njyewe wabigizemo uruhare ngaho tugende utishimye ariko tugende umuntu azajya agaburira usabana banyine bavuka bakaburira ni ukuri kw'Imana ukuntu iriya myaka twumvishe ihura ntabwo twaravuze ukuntu twabyumvishe bihumura ntabwo twari kubiryo twenyine wamubonye mwaduteye none buriya ukatinyuka ukicara ku ntebe ya nyir'urugura udakubita nyoko bofre hangane twe twibagiwe kukubwira uyu nguyu bamwita Gaju ni mubyara wacu uyu nguyu rero bamwita Muyomba ni umwana wa data yabyanye n'umudamu w'umugande tuheruka ni grand frère tuvuga Trinity muparitse akakanya ndavuga ati ngwino kwa Mavide tukwakira iyi myaka ukuntu iri guhumba nurerukaga kurya ipirawo ryawe vugisha ukuri je navuze nicara ngo nta kibazo uyu nguyu ni grand frère wacu ariko muraho bofre yashonje ntasuhuzanya ntugire ikibazo uyu muntu akaba umwana mwiza gute umwana biragaragara kuba tutatwaraguhuje na bofre ariko niwe nawe wanze kuza mu bukwe yakuze amafaranga y'amagande wari amashiringi wanze buriya rero Gaju Aisha namubonye ndamwibagirwa ngira ngo asigaye yisiga icyondo inzobe wabibonye noneho wavuye kuri Aisha njye namubonye amafoto bofre rero bumeze nk'ubwishonzi hanyuma ntunyite bofre uyu nguyu dupfani uyu yari mukuru wacu uyu ni mukuru wacu uyu nguyu urabizi ko papa yatwaraga ibikamyo ajya Uganda ngo yamubyanye n'indayi imbarara uyu ni umugande ni umugande nako mama we witwigisha discipline uburyo wambaye naho uvuye twakubonye ariko rero reka nkubwize ukuri abakobwa siniki uyu mugabo yarakaye uyu mugabo reba yarakaye Aisha ariko bofre mukanya aranyasamisha nk'ifi ahubwo bofre tangira ubigatuma cyangwa utangira ukore siporo kuko umubyibuho ariko rero reka nkubwire Aisha mushiki wacu uyu mugabo mwitayeho nakubura zababuze azina ry'Imana reba inzobe yaraje umugore ayo magambo yose n'ay'ibiryo muvuga niba batetse wabimenye niba batetse umva ibi biryo natwe byadukuruye turavuga usanga bakwarurira batangiye barakwarurira se bakwarurira uzi ko Aisha aramutse anakwaruriye yanagukubita ese unakwarura ahubwo niwe uri bwarurire basaza turiyaruriye
oya anga ni mu rugo iyo usinze baranagucumbikira none nge boyfriend sigaye mfite ikibazo sinzi nimba ari malaria ndwara oya nizeye ko atari bya bindi by'ubwangavu ndapfa kwihangana n'ibyo dusani tubiri oya njyewe bambabarira inyama ntibarenze 3 kuko ndimo ndagabanya umubyibuho inyama ntibarenze 3 rwose ariko noneho reka mbibare ngiye nkunda ikibuno cyitse nkunda muri imyenda yego yesu ko mudosa n'abandi oya nawe rero utangiye kurengera ngo icyo twakubwiye nuko nkungu bakubwiye ko inda yari imbarara jewe iyo uyu nguyu we tuvukana kuri papa na mama oya ntukajye ubeshya bofuru uyu nguyu tuvukana kuri papa na mama uyu nguyu ni mubyara wacu uyu nguyu nawe ni mukuru wacu ko byagenze hanyuma amasaha yo gutaha ko ageze oya amasaha yo gutaha ntabwo aragera twebwe ko dutuye hano hepfo wacira ukageza wacira ukahageza ibaze ipolisi kugutera urumva waturambirwa se ahubwo se urumva warambirwa ahubwo ko mwahamagaye abandi bose ko Nyamwiza mutamubwiye we ntabwo Nyamwiza agiye mu kazi ariko nawe burashobora kuhahitira ese wamugana yakubwiye oya mva nkubwire njyewe ikintu natekereje navuze reka mpamagara bari hafi none ikindi kintu urumva nabo tutagiye tubasha kugeraho turatwara ubuteka we tubashyira mu ngo yego byaroroshye ibintu sister wacu tumvikanye warabye sinabimenye baje guhembwa none se yaba yaratewe nande kubizi barabimuteye oya hano reka mubwize ukuri rwose ariko imana izaba yo kubyara ahungu na kobwa we nzajya nerura akana mwatamika ibiryo buriya nizere ko ubasha urabizi mu muco wacu gusigaza ntibibaho wowe ahubwo ikindi umva bya bintu twigaga reka turebe ukuntu ngo turi buze kwarura ubugari kuko batetse ibyo uzajya ukata unamike nanjye mpite mutamika kandi mu muco wacu uwo wasuye ntabi uwo wasuye icyo abashinzwe no kuganiriza abari Nyaxo nyereka ukuntu uri buze gukura inyama ku igufa ukuntu ndi bukura inyama bya bindi twigaga gusa nk'ujya n'ubundi ndabonera ari ngurimo gutya nkuraho ahita akura aje twabyitoje ariko rero ntiwibure mu kiganiro uya ntagafanta genda mo tonike bitewe nuko nyine tonike kugira umuntu atari inzara urabyumva ariko rero Aisha uru rugo rwanyu murakabaho izina ry'Imana ubwo ndavuze ni gaje ahantu yahabura abavandimwe baraza kugira ngo batahe oya ntabwo tutararya ntabwo tutariye tuba murataha kugahata ibi ngibi byo kuza mukigira imyenda kugira ngo wayina guteka umva rimwe kabiri gatatu muvana cyangwa umuntu umukobwa ubwonko agaswingingi